itegereje ibikorerwa, nisinekereje kugaruka kwa Yesu, nsanga abantu bazatungurwa. Reba nawe umuntu arica mugenzi we, abandi ntibatinya kuryamana bahuje ibitsina. Urugamba nibufashe intera ndende, nyamara abantu bazatungurwa. Bavuga ubutumwa baravuze, abahanuzi nabo barahanura, ariko abantu babigize ibisanzwe, nyamara itorero ry'Imana riratashe. Nshuti mwene data, ibuka ibyabaye ku bwana wa Imana imukiza umwuzure ukoya mu bwiti. Nawe ibarize inguge, abantu baramubwira bati n'ayabasaza ahubwo yasaze kuko n'amazi ahari. Nyamara arakomeza arabaza, hanyuma nawe ayijyamo n'umuryango we wose. Nawe arakorwa no kumvira Imana, nimuze mwese twumvira Imana, kuko ibihe bigoye biratwegereye cyane. Amaherezo aheje n'ukundwa, amaherezo yarabaye, araje byose birasohoye. Nimuze mwese twinjaye muri Yesu.